Muraho neza, amahoro y'Imana wowe muntu ukurikiye ibiganiro bya Ngabo Empire, turabasuhuje tubahaye ikaze, mwiriweho muraho aho muherereye hose. Rero nizere yuko mumeze neza cyane kandi ko Imana ibarinze kandi ko irakomeza ikabarinda. Abakunzi bacu rero muri mu bice bigiye bitandukanye turabasuhuje. Abari Gisenyi, Igoma, mwihangane, ni ukuri ibintu bizagenda neza, bisubire mu murongo, tubane 5 kuri 5. So rero nari maze iminsi igera nko muri 2 ntakora cyangwa se 3. Impamvu nta yindi ni uko nabonye mutari kureba ibintu, muhugiye mu by'intambara ya Kongo, mu by'imvuru ziriyo ngiyo. Ndavuga ni kambe mbaretse, ndi kubona ibyo nashizeho bitari kurebwa. Ndavuga ni kambe mbaretse mumanze murebe karabaye, noneho nimuyirangiza muzagaruka murebe n'ibijyanye n'ubuzima bwacu. Rero amahoro y'Imana bane nawe, wowe muntu wakoze subscribe utari wayikora, ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ngiye kubagezaho ikiganiro ese bamama bakobwa, niki gitera impumuro mbi cyangwa se kunuka mu gitsina? Noneho wakora imibonano mpuzabitsina icyumba cyose kikanuka, noneho waba ufite amavangingo bakunyaza hakanuka ku buryo nawe ugira ubwoba ukipfuka ku munwa. Niki gitera impumuro mbi ku bagore n'abakobwa yo kunuka mu gitsina? Ese iyo ndwara yavurwa ite? Ese niki kivura infection ku muntu waba uyifite? Uretse ko iyo ndwara yo kunuka mu gitsina yo navuga ngo ni infection, ariko yo irenzeho cyane. Rero wowe ukoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora, ikintu cyo gihe cyo kugira ngo uyikore, noneho ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ni ukuvuga ngo iyo udakoze subscribe uba uri kwihombera. Twe tubagezaho ibiganiro byubaka, ibiganiro bihindura ubuzima. Niba bwari bwiza bukaba bwiza cyane, niba bwari bubi bukaba bwiza. Nizere ko icyo mucyumvise neza. Niba bwari bubi bukaba bwiza, bwaba bwiza bukaba bwiza cyane. Nawe wayikoze, kora share, like na comment, kuko iyo ukoze share ibiganiro bigera ku bantu benshi, kuko hari n'igihe nawe kiba cyarakugezeho kubera yuko hari umuntu wagikoreye share. Kandi ikindi, wowe niba ubona ibintu bitameze neza, nyabona ihangane, Imana igira neza, ejo bizagenda neza. Kandi niba ubona bimeze neza, jya wibuka gushima Imana, kuko n'abari mu bihe by'intambara ntibari bazi ko muri aka kanya byaba bimeze gutya. So rero jya urashima Imana. Reka twikomereze n'ikiganiro cyacu. Ese bamama bakobwa, ni igiki gitera impumuro mbi, kunuka nabi mu gitsina? Icyo kintu mwaba mukizi? Ese ni uwuhe muti wahavura? Ese mwaba muzi umuti wa infection? Rero tugiye kubagezaho ibintu bitera kunuka mu gitsina k'umugore. Sibyo, kunuka mu gitsina, kugira impumuro mbi. Tugiye kubibagezaho maze namwe mubashe kwiyumvira, kugira ngo mwumve ibintu bitera abamama, abakobwa kuba banuka mu gitsina. Nyamara
ibi bintu mugomba kubyitondera kuko birababaje kuba waba uri umugore cyangwa se waba uri umukobwa, aho unyuze hose bagafunga amazuru bakakwinuba uri kunuka mu gitsina. Birababaje kuba waba ufite umugabo akajya gufata icyo cyumba kubera kunuka kwawe ko mu gitsina. Ibaze kuba uri umumama ufite igikara cyiza, ufite inzobe nziza, ufite ikibuno cyiza, ugenda ugikubita abantu bakarabya indimi. Abantu bakarabya indimi rwose ipfa rikabica. Ariko wagera mu gitanda umugabo mwaryamana mwakora imibonano mpuzabitsina, umunuko ukamera nka wese itobotse. Nyabuna narababwiye ngo nta handi wakura ibi bintu uretse kuri Ngabo Empire. Rero tugiye kukuvira imuzi n'imuzingo igitera ibi bintu byo kugira impumuro mbi mu gitsina. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere gitera impumuro mbi mu gitsina ni icyo twita constipation. Constipation ni icyo twita impatwe. Impatwe ni kwa kundi uba wariye ibintu bikomeye nk'amapera n'ibindi byinshi cyane, utanywa amazi, noneho wajya kwituma muri wese ukababara, ugahaguruka utitumye, ndetse no kwituma ntibikunde, ntiwumve ushaka kwituma, ukamera nk'uwabizibuye mu nda, ya myanda aho yagasohotse y'amabyi ikakugumamo maze ikagenda ikanuka. Biriya nabyo byagutera impumuro mbi mu gitsina, kuko iyo mpumuro iri mu nda iramanuka igaca hasi mu kabuno, igaca imbere, igaca mu kanwa, ahantu hose hari umwenge. Iyo mpumuro mbi yabasha kubyigana kugira ngo yishakire umwenge isohoke. Iyo ni iya mbere ariko iroroheje. Uko zigenda zizamuka niko ziba zikomeye. Iya kabiri nayo ikomeye cyane, ni ukuvuga ngo ni ugusambana cyangwa se kuryamana n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Uti gute rero? Murabizi abagabo bagira ibyuya bigiye bitandukanye. Ibyo byuya umugabo muryamanye akaba afite ibyuya bye, cyangwa se afite umunuko cyangwa se impumuro ye, araje ayikwinjijemo, undi mu kanya araje ayikwinjijemo iye. Uhuye n'abagabo benshi bagiye batandukanye. Noneho ikindi giteye ubwoba, noneho kibabaje, dore ngiki. Murabizi abagabo wenda yiriwe ari gukora, ari kubara amafaranga, ari kugira ubuhe, akajya kwihagarika, agakora ku gitsina, akazakora ku mafaranga, akagira ubuhe, agakora ku ntebe, agakora kuri za garde fou, agakora ku nzugi z'imodoka, ahantu henshi hahurirwa n'abantu benshi. Yarangiza yajya kwihagarika agakora ku gitsina. Noneho yaza mwajya gukora imibonano mpuzabitsina, wa mwanda wose aba yiriwemo akawukwinjizamo atabanje gutabaza. Umugabo tekereza ibyo afite n'impumuro afite cyangwa se umunuko, yarangiza akagira ya myanda yagiye yarakoza ku gitsina agiye kwihagarika, nuko akaza muje gukora imibonano mpuzabitsina akakwinjizamo iyo myanda. Imagine, can you imagine? Ibyo bintu muri kubyumva, muri kubitekerezaho. Nyabuna ndababwiye, iyi ni Ngabo Empire. Kora subscribe n'ahandi wasanga ibiganiro nk'ibi ngibi. Nawe niba warayikoze ukore share, like na comment kugira ngo utubwire n'ibindi twazakugezaho ikindi gihe. Ngaho tekereza iyo myanda kuzanyeho akagushiramo atari yitabaza. Abagabo benshi ibyo kwitabaza ntibazi ibyo ari byo, n'abagore ntabwo babimenyesha abagabo babo, ariko ndagira ngo mbabwire ko iki ari ikibazo
kiremereye cyane. Dore rero ikintu cya gatatu mugomba kumenya ndetse mukanacitwararikaho gitera impumuro mbi yo mu gitsina, ibintu bijyanye n'ibyo kurya. Ugasanga abantu baririra ibyo babonye, ariko ibirayi, ibishyimbo, ibijumba, imyumbati, ibigori, imiceri, bakagenda bagafata udushyimbo bakadukarangisha inyanya, nako byasorwa tomu, ibiki bintu nk'ibyo ngibyo by'ibirungo byo mu nganda, ariko ntibafate icyo twita imboga, kuko umuntu agomba kurya imboga urugero rwa 60% ry'ingano y'ibiryo ari kurya. Ntibafate icyo twita imbuto, ikindi abamama benshi ntabwo bajya bafata amazi ahagije ku kigero gihagije, ntabwo bajya banywa amazi ku kigero gihagije, nta mboga barya, nta mbuto bafata, ntibanywa amazi ku kigero gihagije. Imboga, imbuto, amazi, ibyo ni ibintu birwanya infection ndetse n'umunuko wo mu gitsina cy'umugore. Abantu rero benshi ntabwo ibyo babifata, barabyirengagiza, ntabwo bazi ibyo ari byo. Nyamara nyabuna iyi ni warning, mwongere musubire ku rufatiro, mushake ibyo kurya bifite intungamubiri ihagije. Noneho ikintu cya kane tugiye kubabwira ni icyo twita infection. Infection ni imyanda iza mu gitsina, ukaribwa ukahashima, ukokerwamo n'umuriro, iterwa n'umwanda waturutse he rero? Gukarabamo nabi. Abantu ntabwo bazi ukuntu umugore yakoza mu gitsina. Ese umugore yoga mu gitsina mbere y'uko yogamo nyuma? Gitekerezeho umbwire uko wogaga. Ni ukuvuga ngo umugore mbere na mbere arabanza koga umubiri hose, yarangiza akabona ubusukura mu gitsina. Iyo usukuye mu gitsina mbere yo koga, urarangiza ugahagarara ukoga, ya myanda uri kwikuraho n'amasabune n'ibiki igatemba igasubira mu gitsina, bikagenda bikajyamo hakanuka, ugasanga urwaye icyo twita infection. Icyo si mucyumvise? Noneho kwituma mu matuwarete agiye atandukanye, ayo bituma bicayeho, ayo basutamaho ukanyara, noneho inkari zikagusimbukira mu gitsina, iyo myanda igasimbukira mu gitsina cyawe, ibyo nabyo bituma urwara ama infection vaginale, ukarwara mu gitsina hakanuka. Nizere ko ibyo ngibyo mubyumvise. Tugiye ku kintu cya gatanu. Ikintu rero cya gatanu ni ukugira umwanda. Kugira umwanda, ntuhasukure, ntuhoze neza, ntumese neza amakariso wambara ngo uyasukure ibintu bigende neza cyane. Nyabuna ndababwiza ukuri ko ibi bintu bitanu ni ibintu bibi bituma umuntu anuka mu gitsina, iwe bakamwinuba, umugabo akamwinuba, n'abahuye nabo bose bakamwinuba. Ariko ibi bintu ubyirinze, ibintu byagenda neza cyane. Abakobwa benshi mu bigo by'amashuri,
iki kintu kibabaho, bakanuka, bakagenda bakanuka mu gitsina. Abagore ugasanga umugore ari kuvuga ngo umugabo yarantaye, narasenye, kandi nyamara afite ikibazo kiremereye atihutiye gukosora, ahubwo akabunza umunwa avuga ati barantaye, byagenze bite? Umugabo yigire mu bandi bagore yabonye abagore banduta. Ariko iki kintu bamama bakobwa mucyitayeho mukagikosora, ibintu byagenda neza cyane, noneho ukabasha kuba wakira uyu munuko, ukabasha kuba wabana n'abandi amahoro, umugabo wawe n'abandi muhura. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Ubutaha nzabagezaho imiti wakoresha kugira ngo iki kibazo gikire, ndetse ikanatuma ugira igitsina kiryoshye, kiryoheye umugabo. Kubera yuko iyo utaryoheye umugabo ukagira n'uyu mwanda, ujya uramenya ngo nta kindi cyamubesha aho ngaho. Rero mukwiye kwitonda, ibi mukabigendera neza. Amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze mukore subscribe.